Yes, igitondo cyiza cy'umugisha kuri mwe mwese mukomeje gukurikira amakuru ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imana ikomeze kubagira neza ndetse no kubaha intangiro nziza z'umunsi kuri iyi weekend. Yes, Top Kivu News turagarutse muri iki gitondo tubazaniye amakuru y'ibiba byabereye hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwabana mwe tudatinze Bwana Pacifique, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo hari ukuntu zigize gutya ngo zikaba zikoze ikintu kidasanzwe, ndetse nanone kandi ngo ndabona aho biri gushya bishyira bya bindi Kisekedi yakoze bitangiye kumuzanira inyungu. Ese Bwana Pacifique, ibi byo noneho turabibara gute? Ewana nukuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gutanga igikoresho gikomeye cyane, igikoresho kitari cyakagaragara hano muri uru rugamba, aho kugeza amaginga ngari ubwa mbere tukibonye, ndetse na AFC M23 no bwa mbere ikibonye. Ese iki gikoresho gishoboye iki? Ni iki kije guhindura ku rugamba? Ibi byose bikubi mu makuru tugiye kugenda tubasobanurira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, byose muraza kugenda mubisobanukirwa. Ariko kandi hari nandi makuru turi babwire ajyanye n'imirwano, ariko turaza kwibanda ahanini hano muri za Warikare, ahari abasirikare b'Abafaransa ndetse n'abasirikare b'Ababiligi ndetse na FDLR zirenga hafi ibihumbi bigeze muri 400, ndetse n'abandi bari bahasanzwe. Aha bose bafite gahunda yo kuza kugaba ibitero mu bice bya za Masisi, Rucuro, Rubero, Minova, kurinda bageze hano za Goma. Ibi byose rero tugiye kubirambura muri aya makuru, ariko Bwana Fisi hari nandi makuru nawe waduteguriye. Yes, nibyo koko rero Pacifique, namwe mudukurikiye, ibintu ntago bikomeje koroha habe na gatoya. Inama z'igitaraganya zabaye mu Burundi. Ejo naho zimbabwira yuko Kisekedi yoherereje ubutumwa bwa kasamutwe ku bantu barebye amakuru ya nimugoroba. Ubutumwa bwa kasamutwe gusa ntago turamenyana n'ubu ikiri muri iriya baruwa, kuko ntago byahita bijya hagaragara. Ariko mu by'ukuri noneho uwajyanye iriya baruwa yiyandikiye n'intoki, akaba yanze guhamagara, akaba yanze no kumubwira ubutumwa, amubwira ati umumbwirire gutya, agahitamo kwandika avuga ati abutwaye mu ntoki kuri ntuze ya gakondo. Uyu nguyu nawe yagezeho hari ibyo yamubwiye bagomba kuganira byihutirwa cyane, bigomba gukorerwa ahangaha kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu byageragejwe kuba byajya mu matwi y'abantu byacikwa gatoya, turaje byose tubabwire, nta kanwa kamwe dusize inyuma. Twirwaneho, twababwiye ko yaraye mu misozi imbeho iri kuyica. Ese byayirangiye gute? Ese mu by'ukuri byagenze bite hano muri Puezero? Niki cyahabereye nyuma yuko twirwaneho yaraye hariya mu misozi irekereje? Niki byaraye bibaye muri iki gitondo tubazaniye? Tubahaye ikaze rero mu makuru arambuye. Ka kantu ka subscribe, ka kantu kareke kameze gutya, ako kantu ni ingenzi cyane rwose, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Ni ibintu byo bibuke kugakanda no kubasobanurira neza kugira ngo babimenye. No gukanda kuri like mbese no kuri subscribe, ukabura dufashije mu buryo mwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero Bwana Fisi, ndagira ngo dutangire aya makuru ahanini tuze kuyahera kuri bino bikoresho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze ku gisirikare cya FARDC. Shangewe numiwe wa muntu we. Wokabyara mwe umugambanyi. Narinzi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikira mu 23 zibafana, ariko ngiye nabonye iki gikoresho. Nta muzungu ufana umwirabo. Nabonye iki gikoresho ndavuga nti sha ni ibibazo. Gusa ntago tubateye ubwoba. Ndavuga ati M23 we yaba byashoboka gukigenga 100% ntukajye ukurikira ahubwo reka nkubwire. Twakabaye tuvuga ati AFC M23 we murakomeye cyane, kubera ko ntago ikikoresho nk'iki cyagakwiye kugaragara yewe M23 yoroshye. Bakabe bakoresha ibindi bikoresho biciriritse, bakaba ari byo bakoresha kuri M23. Ahubwo M23 ni kigaragaza ko batazi ubushobozi ifite. Niyo mpamvu bazana intwaro nkazira zihambaye. Je ntekereza ko niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata intwaro ishobora kuba nabo ubwabo ariyo bafite nk'ubwirinzi bakayiha Kongo. Reka intwaro tuze tuyisobanure, tubabwire naho iherereye n'ikije gukora n'iki byose, ariko nk'abantu n'ubugambanyi. Ubundi M23 nishake izigire, baravuga ngo iyo umugabo atigize arapfa. Ubundi ariko M23 bigiye usigaye mbona isa naho yigize, ntawe uyishyigikiye, ibintu byabo byose basigaye babikora uko nyine babishaka. Ubungubu tuvugana nk'ubungubu ngiye mfite ibintu shingiyeho, nitugera Kivu y'Amajyepfo ndaza kubibasobanura ibyo bintu nza ko washingiyeho, mvuga ko M23 ubungubu nta muntu igitezeho amaboko. Ubungubu iri kwirwanaho bitewe n'uburyo n'ubundi buryo. Hari amakuru nabonye
mpise ngatambikamo nyine kugira ngo uze kunyibutsa ko sinanditse aho ndi kuyareba nabyibagiwe. Ingabo z'abarundi nazibonye zigaruka muri Uvira, ariko uze kunyibutsa tuzigaruke mbabwire uburyo zigarukaho. Ariko reka mbabwize ukuri, je ntibona kubona ano makuru yavuye Kinshasa, aho bari kwishimira itsinzi barimo gusobanura uburyo kino gikoresho kigiye kujya gikora. Ariko utagira ngo kino gikoresho ni igikoresho cya danje, oya ni igikoresho cya danje kubwirinzi buri aho hantu. Reka tugitangireho nk'abantu. Iki gikoresho giherereye hano muri Kisangani, ku kibuga cy'indege kirayemo 23 yazengereje. Iki gikoresho kikimara kuhagera bagize gute? Kinshasa baserebuye baravuga ati izi zari nk'inzozi kuri twebwe, twari tutegereje ikintu nk'iki. Aha niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitweretse uko ziri kumwe natwe. Bwana Pacifique, ubundi iki gikoresho ni gati kigikora gite, kimeze gute? Ubundi muri make ndagufasha. Iki gikoresho ni igikoresho kigaragara ku ifoto nkuko muri kubireba muri screen zanyu. Ni igikoresho kiri ku modoka zinini, zino modoka zimeze nk'izifite bese imbere wagira ngo harimo akantu k'akazu, ariko hejuru akaba ibintu by'iminara, ariko bakunda kubyita ngo ni amadi tank. Yego. Ariko hejuru kikaba gifite naho gishobora kuba cyarasira, ndetse naho gishobora kuba cyazimiriza ibintu runaka by'ibibombe byaba bije ako ka mwanya. Ndetse n'imodoka zigeze kuri 2 gusa, iya kabiri yo ntigeze itangazwa cyangwa ifotorwe ibe yakorejwe ifoto. Ngira ngo abantu benshi mubaza iminsi mubona iyo foto ikwirakwizwa, ariko mutari mwakamenya ngo ese iki gikoresho gikora gite, ni bwoko cy'ubundi. Urebye neza wagira n'ikitumanaho risanzwe, ko hejuru yaho cyo hariho utuntu tumeze nk'utunara n'utundi tuntu tugaragaza ko wagira ngo ni itumanaho kitanga gusa nka internet. Ubundi Abanyamerika bamaze gutera imbere, ni ukuvuga ngo asigatekereza ikoranabuhanga mu bya gisirikare, bagahita baryubakira imodoka. Iyo modoka yose ubundi ubwo ni imodoka y'ikoranabuhanga mu rugamba. Indi irasa iri ku ruhande, ariko ntago irenze ibirometero 4 ivuye ahiri. No kuvuga ngo angaha niba mwarumvise neza cyane, ibitero M23 by'igisangani ikoresheje drone kamikaze ndetse n'ibitero by'ikoranabuhanga. Ibi ngibi rero nibyo Kinshasa yashatse kugira gute kuza kurwanya, kugira ngo ibone ko ikorera ama operation yayo y'indege za drone z'abapilote zitagira abapilote, ndetse na Sukhoi 25 kugira ngo babe bataraswa mu buryo mwe cyangwa se ubundi. Ahanini iyi modoka ishinzwe kurinda izi drone za kamikaze. Naga ari zino drone zindi ibifite ubushobozi, ariko hano Kinshasa ntago bari bafite ubushobozi bwo kurinda zino drone za kamikaze. None rero bagize gute? Babuzanye ubwirinzi bushobora kubarinda ibyo bitero biza kubangiriza ibintu byabo. None ikintu cyantangaje ngo nukuntu kino cyuma gishobora kuba cyahakinga ibyombo bya M23 kikaba cyakumviriza bimwe mu bibiri gutangarizwaho mu ibanga rikomeye cyane. Ariko icyiza nakunze nuko kitarenze ibirometero 4. Ntago kirenze ibirometero 4 kirasa. Mutumva ngo wenda ngo bagiye kuririmira M23 gusa no guhakinga ibyombo ntago cyarenze ibirometero 4, kuko ibintu byose biri hafi aho ngaho mu birometero bitarenze 4. Ariko rero ibirometero bitarenze 4 mbese no kugera Warikare. M23 kereka byayisaba ko yarenga Warikare ikagira mu mashyamba za Rubutu kugira ngo bayihakinga ibyombo byayo, cyangwa se babe batangira kugira gute kuyirasa. Amerika nayo ntago yatanga igikoresho gifite imbaraga zigera kure. Iki gikoresho nacyo urumva ko gifite imbaraga bwana Fisi. Niba utashobora kuzamura drone, niba utashobora kuzamura urubombe ngo rujye kuharasa, bahita baruzimya. Mbese ni mu gusa, ariko nanone abantu babiciye mu mutwe nuko babahaye kimwe gusa cyonyine. Ubusubu kizajya kiva aho ngaho Kisangani kijye Uvira, kijye Warikare, kijye cyongere gisubire Kisangani, cyongere kijye uwo mwanya, kandi ko kitaguruka ko gifite amapine kuva Gisangani kirayafite kinini nyine gifite amapine. Sorry, ntago gifite amapine, ntago ariko gifite amababa ngo kiguruke. Gifite amapine, gishobora kugenda kikagera za Karemi, ariko se Karemi gishobora kuhagera M23 yagiteza mbushe.
ahubwo ntabwo kibasha gukora kitari kumwe n'icyo cyacyo bazibeshye bakizane nko mu rugamba se ahantu hagize bareba ibikibaho none Tshisekedi yakishima twati mana we hanyuma reka nkubwire mw'abantu mwe shite bakunzi bacu shite bakunzi ba Top Kivu News ndagira ngo mbasobanurire ko M23 none mwamaze kubona ko yazamutse mu mapeti kubera ko buri igisirikare kugira ngo umenye ko cyahangayikishije ibihugu cyangwa ari igisirikare gikomeye utangira kubona intwaro zihambaye zidasanzwe zizanwa kubera iki ni ugutinya uwo muntu kubera kutabuzi ngo ashoboye iki ahangari none nakubwira ko M23 ushobora no gusanga ifite indi ntwari irenzi kuko leta zunze ubumwe za Amerika buriya nubwo twatangiye tuvuga ngo bashobora kuba bagambana M23 ahubwo ushobora gusanga ari uburyo bwiza bwo kugira ngo M23 yakire itsinzi zayo hanyuma Kinshasa yo Amerika yereke yuko nta kitakoze ahubwo M23 bataza ikura ibintu bitewe n'iki bitewe n'uko icyo gikoresho bazanye ushobora gusanga baramaze guhabwa ikindi kinisumbuyeho kuri icyo ngicyo gishobora ahubwo kuhakinga icyo kindi kiri hari azanuze kuko abanyamerika barandi babi cyane aba bazungu kubera ko nta mahoro batwifuriza kubera ko nta kintu kizima badushakira usibye kuguma kudukoresha nyine ngo batubyaze umusaruro mu buryo bwabo ibishakira ariko ndakubwiza ukuri ko iyi ntambara ushobora gusanga bayiprogrammye bundi bushyashya bakavuga tubwo twaye igikoresho Kinshasa gituma bahagarika ibitero bya Gisangani reka naye M23 tuyikubita ikindi gishobora gutanga ubwirinzi aho baherereye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ubu tuvugana rero niyo mpamvu ndi kuhivugira ati yewe M23 ubu tuvugana ngiye namaze kubona ko Kinshasa amaze gusunwa kera kuko niba barazanya aba mercenaires bakazana ntagira asunwa none se ibikoresho cyari mu rugamba nyine ahubwo itangiye kumanuza yagize ubwoba wenda reka tuvuge kuri updating akobura wa updating ikintu cyamaze kugira gute nyine ubu mbona yuko utangiye gucika intege cyatangiye gucika intege bivuze ngo rero ahangaha M23 nimaze iminsi bashegeshe kandi ibintu byagaragaraga byanumvikanaga byabonekeraga mu maso ya buri wese byanumvikanaga mu matwi ya buri wese ahangaha rero Kinshasa navuga ko bakoze igikorwa kizima ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kugaruka kuri Tshisekedi zikamubwira ati rwose tukuri inyuma papa ati we ntukaduserereza upfe kudusebya cyenyege ati nazasuko tuzazigwa zigezweho na za drone zigezweho tuzazigukaraga ariko nutubigendanamo neza cyane hanyuma rero byo kuvuga ngo batanze rubaye ntabwo M23 yabirekura ndetse na Amerika ntabwo igeze igaragaza ubushake bw'uko ihashaka ntago na Amerika ntago na Amerika bigeze babigaragaza ko ndetse ikindi ntago M23 irekura inyamasha kurekura inyama reka mbwire bwana Fils urumva aha ni mu rugamba koko Trump aramutse avuze ngo atanze abasirikare baje kurwana M23 kurekura yarekura nyine yarekura ariko ntago yarekura byoroshye ntago yarepfa kurekura byoroshye niyo hazana diplomasi ntago yapfa kurekura none se mbarumbwire M23 nayo buriya nubwo tuba tubica ku ruhande tukagira gute M23 ifite amafaranga iyakura hese nyine aho muri za rubaya no mu mu birombe by'amagaciro nibyo bibafasha kandi none ikintu gitangaje kubona ibiryo abasirikari barya ibiryo biragurwa none ikintu gitangaje kugira ngo ubyumve urwego M23 igezeho imaze kujya ibirombe birenze 8 byose ishobora gucukuramo amabuye y'agaciro meshi kandi meza hanga no mpamvu ndi kukubwira ngo izi Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba koko zitagambiriye gufasha Tshisekedi niba koko ziri kwishakira ubutunzi na M23 irabufite papa na M23 irabufite kandi buhagije pe kukamabuye yacukurwa sinzi ngajya hanyuma rero bwana Fils dukomereze ku mirwano twerekeze hariya twerekeze kuri twirwaneho tujye kuri twirwaneho na Poezero ngira ngo twayirukanye ku mugoro uri kubabwira ukuntu bimeze hariya neza muri za Poezero aho urugamba rero rwari rubaye nk'urucumbikiye urugamba rwacumbitswe na twirwaneho baraye mu misozi ntabyo kujya kurara ubundi byari twebwe tuzi ko bashobora kurara muri kagasoko cyane kari muri Poezero hejuru ariko byaje guhinduka ku munota wa nyuma barazamuka ubwo noneho bajya mu misozi bajya mu misozi bava muri ako gace se bavuye nyine bazamutse bavuye mu isoko barazamuka bajya hejuru ku misozi aho bari kureba abagenzi bakarenze bize ngo mu isoko baharimo barahafite mu isoko ho bahavuye n'ubundi nimba ari ahabo nimba atari ahabo ariko se ahantu bari byateganyaga yuko bahaguma ni ukuvuga ko
ntuze idahari nyine Nuvuga ngo ahubwo FARDC ntayihari na ahubwo Poezero indani hano muri defense hano za FARDC ari birindiro bikuru byabo njyewe numvaga yuko ushobora gusanga bahageze numvaga yuko ndi bubone ariko ikintu gihari reka mbwira abantu kubona amakuru ya hano muri Poezero biri kutugora pe cyane rwose biri kutugora biri gusaba ko umuntu ava hariya agasa n'uwegera ahantu akagenda agashakisha akaba yakurura nk'akaneti wakagaturuka hirya no hino akaneti kaba gaturutse hano mu Rwanda akaneti kaba gaturutse i Burundi oya network ari mu minembwira hari network irahari uzamutse mu misozi ubasha gufatisha network ariko ntabwo waba uri hano Poezero rero Poezero muri biriya bice biri kubera mu intambara network ntayo rero mw'abantu mwe amakuru atugezeho makeya aravuga yuko izi twirwaneho zaraye hano mu misozi zaraye zirekereje yuko ngo hari ibikoresho bidasanzwe byari biri buze ariko ngo ibi bikoresho bikaba bitaje ibikoresho ngo bikaba bitaje byari ibikoresho by'umusada byo kongera kurwana urugamba hano ariko ngo ibikoresho bitaje ni iki cyabaye kuri ibikoresho ko bitaje natwe ubu ngubu byaducanze twabuze amakuru y'impamvu ibyo bikoresho bitaze kuko nta kuntu twirwaneho ubundi bari bapanze uko bari buraremo hariya muri ririya soko ariko baravuga ati mugende mujya hitegeye mu marembo yaho mu marembo yaho binjira n'ibintu byose byinjirira bijya muri biriya birindiro ziriya defense nkuru ubundi ni ukuvuga ngo twirwanaho n'ubundi hano muri Poezero barimo ariko defense nkuru headquarter zaho aho bahoze mbere ndetse na FARDC yahoze mbere niho rero bari gushaka kongera gusubira bakica erega niho ubundi ni mwaho mwizingiro niho twavuga ko ariho Poezero ibikoresho byagombaga kuza ntago byaje kuko nibyo bari barindiriye kuko uburyo bari biteguye bari bafite ibibunda bino bya ntuze bya rokete bino bya roncha bazoka bashyira hano ku ntugu bakagira gutyo nyakunda kuyobona amafilime sindanakibona amaso ku maso urengere umuzarendo wakibona nuko noneho rero biriya bibunda rero ngo nibyo bari bafite kiriya kibunda nicyo guturitsa ubundi kirashwanyuza kiraturitsa abari babifite n'abatwirwaneho babifite mu misozi rero ubu tuvugana na n'ubu ngubu aba batwirwaneho ahubwo ngo icyo baramukiyemo n'ubundi ni imirwano ariko ibyo bikoresho ngo bari barindire nta bikoresho byahageze ibikoresho ntago turamenya ko byagendanije kumaze se byari buze koko ati byari buze none se mbega nta baba babitegeye mu nzira nta kuntu byagenze ati nta makuru mbifiteho nanjye nabuze uko mbigenza kugira ngo mbone amakuru yandi yo kw'ibyo bintu bitewe n'iki na network ziraho ngaho wenda nihagira igihinduka turaza kuza kubamenyesha ariko rero tukiri kuri ibyo byanza Poezero n'ubundi urabizi ko imigambi ya Kinshasa itajya igira gute irangira n'ubu tuvugana baba mercenaires bano bacashobanya Colombia bayowe n'umugabo wita Eric Dini Press nyuma ko bahemukiwe na General Sultan Makenga ngo biyemeje kumurimbura bakamurimburana n'abasirikare babo bose nta numwe basize none bongeye kohereza izindi drone zaturutse noneho mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ndetse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo ngo bohereje ubundi bwoko bwa drone bushyashya ngo buze kurasa mu bice by'iminembwe gusa kugeza amaginga anga usibye drone yagaragaye ngo ku isasa 11 za mu gitondo nta yindi drone irongera kuhirahira izamuka muri biriya bice ariko n'ubundi umugambi wabo urakomeje kandi uracyari nta nawo wagiye wo kuza kugaba ibitero cyane ko ngo hanateganyijwe inama ishobora kuza kubera no mu minembwe rwose y'abasirikare bayi mu vetora ndetse na twirwanaho biga uburyo bushyashya bari buze gukoresha mu mirwano ariko ubu tuvugana ngo ubutasi bw'aba basirikare ngo burahuzuye ku rwego rwo hejuru cyane ariko pasi hano mu mirembwe sinze ejo ndi kwirebera gutya mbona umuntu ashyizeho umusirikare w'umunyamurenge yanditseho ko yapfuye arahari hari umusirikare w'umunyamurenge ukaze w'umukoroneri ngo yararashwe wari n'abasirikare bandi baye mu 23 nabo bapfa ariko ni ibisanzwe ni mu rugamba nyine ni mu rugamba byo rega tuba tugomba kubivuga so rero ku munsi w'ejo niko byagenze intare za Sarambwe zahuye n'ibyago bikomeye babura umuntu wabo
ndetse bamuburana n'abisikoti be n'abasirikare bageze kuri 3 biwe kubera igitero cya drone cyabayeho birangira nyine drone ibikubiseho. Ibi rero nkuko babigenze kabisa nawe yazize telefone. Ubwo rero tunibutsa abasirikare bakomeye mu ntare za Sarambwe mu gihe mugiye ku rugamba nyaboneka ibintu by'amatelefone mu bisige mujyana ibyombo kuko nizo babasha gukurura network zazo bakata barasaba bitewe naho muherereye. Ahenshi na henshi bamufatishije byoroshye cyane kuri satellite. Aka kantu kaba muri telefone hejuru kita location kugafungura ni nko kugenda wambaye ubusa mu muhanda cyane rwose werekana byose. Dore nabo ngabo rero nicyo bazize. So tunavuga ngo police sana ku bantu bose mukundi ntare za Sarambwe ndetse abantu amadubu n'amadubukazi mwese mwihangane nyine bibaho mu rugamba. So reka tunyarukire oya mbere ko tujya mu Burundi reka duhere ku bikorwa n'ubundi by'intare za Sarambwe bari gusa nk'abihorera mu kuntu bafite umujinya mwinshi bahubwo berekeje ahitwa za Baraka na hano muri Fizi berekeje za Baraka no mu buryo buri official. Ahangaha rero ikintu bari gushaka nta kindi nukuza kujya gukatingira imihanda tukaga mu bufasha bwose buhabwa. Ako ubushize bari iriya mihanda bari bayifunze buri arega bo bahangaye nabo sabana nabo bazi kurwana bahora babakuramo binjiramo bakabavanamo bakinjiramo bakabavanamo ni hasi ni hejuru. Shaka nkubwira abarundi barakaze ntago ari abarundi harari gukora umutanzania n'umunya-Israeli. Oya abanya-Israeli baracyari muri urugamba sa abanya-Israeli bari gutoza barimo bavuga ko ari abatoza ariko harimo n'abasirikare barimo kandi banafite ibikoresho bihambaye. Ahanga rero M23 ninjira yajya kwa katinga hakahita yizira abo banya-Israeli n'aba mercenaires bafatanyije n'abatanzania. M23 yari ibintu bigiye kuhabera bikaba ngombwa ko bagira gutebongera bakizamukira mu misozi. Vuga ko bashaka kuba bafasha umwanzuro wo kujya gufungura umuhanda bagafata Baraka kuko utundi duce twose dusa naho n'ubundi badufite kuko tabarizwamo abasirikare b'abarundi kandi abasirikare b'abarundi bagira ubwoba bwo ku rwego rwo hejuru cyane. Ubu tuvugana rero hari amakuru ariko tugira avuga ko abakomando bamwe mu bashyashya bamanutse hari abafasha umuroromo cyangwa se bafasha umuhanda bakerekeza iyo za Mfizi aho bagiye gukora ibyo bikorwa n'ubundi bijyanye no kwigarura utwo duce ndetse no gukatinga uwo muhanda. Muri make rero urumva ko intare za Sarambwe ziri gushakisha buryo kizishobora kuza guca intege kwa Risiyo mwibanga rikomeye bakahita bakubita bahuranya bafata Uvira cyane ko bamaze no kuvuga ko Monisco batayikishaka batakikeneye kare bazigumira mu uyu mujyi. Iyi rero ikaba impamvu ikomeye cyane kuri Total Makenga yo kurwana kugira ngo afate Uvira. So wajya muri Uvira nta kibazo ubwo ndabishoje. Rero duhite twerekeza muri Uvira. Iyi Uvira n'ubundi ni kimwe no mu Burundi. Rero uyu mugabo wavuye hano Kinshasa uyu mugabo wavuye Kinshasa hano amazina ye ataramenyekana mwabano uyu mugabo akimara kugera hari amajambo abiri yagiye hanze amajambo abiri yagiye hanze ibyo baganiriye ntibiramenyekana ariko kwa kundi abantu baba bagihura abantu babari iruhande bari gusuhuzanya hari amajambo abiri yagiye hanze uyu mugabo yavuze ngo ijambo rya mbere yamubwiye ngo nicyo gihe nicyo gihe iri jambo ryanarije wakumvamo ibintu byinshi wakumvamo ikintu mw'ibintu byinshi cyane nicyo gihe ibiro byahise bikubitaniraho yuko ngo yuko izi ababawazarindo na FRDC ndetse n'abarundi bari bagaragaye bava hano muri Uvira igihe Monisco yari kuvuga ko igiye kuziko babategetse kuvamo bongeye kugaragaraho bagaruka impamvu nabivuze biseka ase ntibaje kunkuna ubu bongeye bagaruka ariko haje abashyashya sinzi nimba ari bashyashya bose ko mbona bose abasirikare b'abarundi babwiye mbona bose babambaye uniforme uretse nkubwire sinamenya ngo wagarutse uyu cyangwa n'usimba hari abasirikare babwiye ngo turashaka ko muva mu mujyi Uvira iryo jambo ntago ryiriwe rirangira ngo barangize kurigira bahita bapakira utwangushye mwakuze bagiye nka bataye ebyiri zinjira mu Burundi bagize aravuga ati ariko mugomeze muri tayari ko muzasubizwa aravuga ati ndakenda mama ati mbure mama mbure umuryango ibintu byo gusubira mu rupfu ndubona ati kirazira atafazari imyenda mu nzi nimba ari bo bagarutse kuko si bajya kujya sinagende bamasura abo ngo nubundi bongere bagere gute ariko ikizwi nuko ari abasirikari b'abarundi bagarutse na za Wazarendo na za FARDC bavuye mu kibira bagarutse rero bafite iki ibikoresho bari bagiye bikore n'undi za matera ibikoresho byo mu gikoni
nanone bongeye kubigaruka. Rero aba basirikare b'abarundi hari n'uwo nabonye afite ihene, nimba ari uwari uyizanye, nanone nimba ari uwari uyisanga mu hariya ihene, oya ntabwo yari ayibye uko byagaragaraga, kuko yari ari kumwe n'abandi benshi, bari bazanye. Rero ndavuga ati aba basirikare mwakabyara mwe, cyo ko mbona inda ariyo bashyira imbere cyane, bite byabo ntabwo yego inda iri imbere kurya yego biza mbere, ariko ntabwo iki gisirikare gifite abantu bashinzwe kubatekera, bafite igikoni se biriya bishyimbo barya, hari akanyama barya, hari akaburusheti barya. Wenda buriya wasanga yaravuye nko mu rugo umugore akamubwira tereka ngo we kano gahene disi uzakarye, ntago akanyama gakunda kuboneka hari arya akaba hari abakagenewe bakagasangira hari gacikana umuzarendo uri hari ngayo guko. Noneho rero irindi jambo rero rya kabiri ryabaye nkiri banyuraho ryo nta nibirenze, nuko babwiye ati rero humura. Iryo jambo ngo humura nicyo gihe na humura. Muri make hari hagati ya humura na nicyo gihe harimo andi magambo. Ibi rero abantu impamvu aya magambo bayibajijeho, habaza ati ese humura nicyo gihe gute? Kwa kundi nyine abantu baba bagikubita nabi mumeze neza ugute bari kuganira bagenda bajya mu byicaro, humura ubwo byari bite n'ibyo babaganira ati humura, irindi ati nicyo gihe. Ayo ni amagambo bagomba kwitabwa muri uru rugamba. Nicyo gihe nicyo gihe humura nuko nabyakiriye. Ariko mwabantu mwe ibintu ntago bigiye kuza koroha, kuko icyo uyu mugabo yagiye gukora nicyo gutegura n'ubundi urugamba byanga bikunda, twe twanarije kuko ntago bagiye cyane, kuko ijambo humura uwanarije mu buryo bwa gisirikare, ndetse uwanarije ijambo ngo nicyo gihe, ubwo wabona wenda yaramubwiye ngo nicyo gihe noneho tukajya mu rugamba rwa nyarwo, kuko yari yamaze no kugura igikoresho, afazarusho no gusanga yari yamwandikiye wenda ari nk'ikintu bari bategereje cya danje kuza cyaje, cyangwa kigiye nicyo gihe rero cyagiye kirageje kugira ngo tugikoreshe. Ubwo rero humura bizagenda neza, hari gahunda turimo. Humura ati byakemutse bya bibazo byose, wenda amafaranga kawe bakaguhaye. Humura nubwo abasirikare bapfuye wenda biragenda gutya na gutya. So ubwo rero mu buryo bwa gisirikare, umuntu w'umusirikare ubwo we ari kumva trime za gisirikare zo nizanditse twe ku mpapuro ziyajyanywe mu Burundi. Ari nako kandi bwana Fisi ngira ngo wenda dushimira abakunzi bacu badukurikira umunsi ku munsi, banakanda soza aya makuru hano gatonya, turaza kugaruka mu yandi makuru ya update buriya saa 5 buriya cyangwa mu saa 6 ubundi niho haba hari amakuru ya nyayo. Benshi abari nyayo yandi y'umuriro, ay'umuriro atwika cyane, tuvugana turaba twamaze kuyakusanya. Ariko hari amakuru ndi buze kubagezaho, rwose muze kuba hafi, kuko ndaza kubabwira ibijyanye n'iki gikoresho Kinshasa yazanye, uburyo gikoramo ndetse naho cyaturutse neza. Nyine ndaza kongera mbigarukeho neza, nshaka ubusho, kuko biri gukora ari bibiri, ngo kimwe kiri gukoreshwa n'ikindi. Icyo kindi rero kiri burase nicyo ndi buze kumenya neza, ese nta bushobozi bwo kurasa ibindi birometero birenze cyaba gifite. Ubwo nibyo turi buze gusobanuraho. Ariko kandi turaza no kubabwiriza ibyizi drone nshyashya zaje mu rugamba abameseneri bazanye. Reka tubashimire.